amazina nitwa Rwakineze Toko Steven ngiye kubabwira amwe mu mazina y'inka z'iwacu Nyemeramihigo. Baje rugaragara neza ruboneka ni nyindi wacu bamuduye kudatinya kwangiza ingangare ndimwene rugero ndaje. Singenda kimwe n'imisi ahubwo ngenda kimwe n'inyamibwa ndirwamurura biraranda rwamucengera mu bitaguma. Namenye amata akarusha ubupfuru w'inka ishirimerera mu jisho ryayo ryiza kandi gakurikiza ijwi rye mu mutuzo. Ndavuga inka y'ubutoni itazigera itatira igihango cy'umuryango wigabiye, inka yamaye amahoro ikama n'icyubahiro cy'abakurambere. Ndavugira inka yanjye inka nahawe abarere bahawe na papa. Murakoze mutahira mukuru, ndabasaba mu nkore mu ruhanga mumpe umugisha dore ko muri ababyeyi bacu. Twabyeretswe n'Imana ntituzahemukirana, urukundo ni ingenzi, urukundo ni ingenzi n'umutako mu Rwanda hose ni gahuzamiryango, ni ishingiro ry'ibyiza nk'uko twabitoje, twahuje abashyitsi bacu abakoreshe n'abadusura, twabyeretswe n'Imana ntituzahemukirana, urukundo ni ingenzi n'umutako mu Rwanda hose, urukundo ni ingenzi ni ishingiro ry'ibyiza, urukundo ni ingenzi, urukundo ni ingenzi n'umutako mu Rwanda hose ni gahuzamiryango, ni ishingiro ry'ibyiza nk'uko twabitojwe, twahuje abashyitsi bacu abakoresha n'abadusura, twabyeretswe n'Imana ntituzahemukirana, urukundo ni ingenzi n'umutako mu Rwanda hose, urukundo ni ingenzi, twabyeretswe n'Imana
tuzabana urukundo n'ingenzi kuraza kurinda ibaba ryahinda iwe basore muri mu gikinga muri Nyange ruganira Inyange ruganira abakobwa muri Mumbere muri Nyange ruganira Inyange ruganira ibanza bakuza mu bupfura nzajya nzaha nsabira uransabira kayama hai yawe nyirahinga ingamasaka 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 intango ingamasaka intango ingamasaka 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 kuwa gatanu ingamasaka kuwa gatanu ingamasaka ingamasaka kagari kunda no ingamasaka 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 kuzubukira ingamasaka 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 uwo munsi wari imperuka kuri se umwana wanjye byihorere twahagurutse ahubwo dutangira urugendo rurerure tugoswe n'ibirukumburiro mpaka mu birindiro byacu namwe banyeshuri mwageze mwicare mugwe neza mwageze abacizahire mwaje mutugano mwicare mugwe neza mwageze abashitsi bahire maze mutugana mwicare mugwe neza mwageze bashyitsi bahire mwaje mutugano mwiriweho yewe mwiriweho mutima w'urugo ni nyampinga ni umugororere Rwanda sinzatesha agaciro uwakansubije karame tetero iwacu muro iwacu muro iwacu muro iwacu muro iwacu muro iwacu muro iwacu muro
ndagira ngo duhe ikaze abari hano bose, abatumirwa ndetse n'abasanzwe hano, tubifurize kugubwa neza muri iki gikorwa tugiye gutangira. Mu bo twatumiye rero bageze hano hari perezida w'inama y'ababyeyi, yahaguruka tukamuramutsa. impanga z'amihigo yo muzamatu zitabangira iminega y'indeke buri kintu ikaba rwiyabiri hamidi iminega rwa mirindi ya barukirugamba ntiyega ahubwo rero bashyitsi bahire mwaje mutugana, mwicare mugwe neza mwahageze. Mugwe neza mwahageze. tibira mwaje mutugana, mwicare mugwe neza mwahageze. Barezi bacu mwahageze, mwicare mugwe neza mwahageze. Bashyitsi bahire mwaje mutugana, mwicare mugwe neza mwahageze. Bashyitsi bahire mwaje mutugana, mwicare mugwe neza mwahageze. Bashyitsi bahire mwaje mutugana, mwicare mugwe neza mwahageze. Namwe banyeshuri mwahageze, mwicare mugwe neza mwahageze. mutima w'urugo ni nyampinga n'umugororere Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. karame tetero
munene mwana ya munene mwana ya munene kuzitatira cyangwa se ngo tuzigamize ahubwo nicyo gihe ngo tuzakire nazo zize zibinore nk'izindi ariko ntabwo tuza kubyemeza biraza kwemezwa n'abariya batoza babatoje yego nuko bimeze uko mbibona rero ndagira ngo tudatinze mu magambo cyangwa se tutisobye tubakire cyangwa se aha urakoze cyane reka tuze gutumira abatoje ziriya ntore abaziteguye bari kumwe umutahira hanyuma abatoje ziriya ntore ushobora kuba urebye neza urabona ukuntu babigendera ariko n'amafiri iyo watoje neza ni ukugenda iyi ngendo ni iya gitari ndetse nkabikora se nkareba ko bizaza ariko urabona ko burya urabona ko bagenda intambwe ku yindi intambwe imwe nta gusobanya uyu muhango uza kugenda kandi biraza kugenda neza bikomeje kwitonderwa kugira ngo tuze gukurikirana neza ibirori. Satira amarembo muri bande murashaka iki? Utahira Koleji Rwemaramihigo arimo arabaza intore ziri ku bikingi by'amarembo muri bande murashaka iki? Baratubajije ngo muri bande turashaka iki? Turavugisha turi intore zisaba kwinjira kuranga kw'izindi ntore ngo duhabwe izina n'ikivugo. Intore zihabwa izina n'ikivugo. Turavugisha turi intore zisaba kwinjira kuranga kw'izindi ntore ngo duhabwe izina n'ikivugo. Mbariza umusuzumyi mukuru niba ibyo basaba babikwiye. Umusuzumyi mukuru Mutahira Rwemaramihigo arimo arabaza ngo Koleji Ntore isuzume niba ibyo basaba babikwiye. Umusuzumyi mukuru ibikorwa byiza bagaragaje bakigera muri iki cyanya cy'ubutore bwa Rwemaramihigo ndumva ibyo basaba babikwiye. hejuru
ibikuru umuco wacu utasanga ucika tuzanye inkubito y'ikeza n'ishyaka ry'amarere twitabire Yeruzabahizi z'u Rwanda nizatwambariye gucura cya kibi cy'abakambwe mwiza baho mwavutse Yeruzabahizi z'u Rwanda bizatwambariye gucura cya kibi cy'abakambwe mwibuke mwavutse mwibuke n'uwababyaye umurage yabahaye tuzane inkubito ikeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo dushengeye turirimba twese duhimbawe turengere Yeruzabahizi z'u Rwanda bizatwambariye gucura cya kibi cy'abakambwe muze mumeza mihigo babone mishoza mihigo mbona indangamirwa tuzanye inkubito ikeza n'ishyaka ry'amarucika tuzanye inkubito ikeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo dushengeye turirimba twese duhimbawe turengere iki Yeruzabahizi z'u Rwanda bizatwambariye gutsura cya kibi cy'abakambwe aha murakoze cyane dukomeze tujye juru nyakubahwa Mutahira yemeye ko izi ntore zogororerwa zikaza zegeye izindi turagira ngo mudukomereze ibi birori n'ibindi mwabateguriye kuba mwabemerera mu bibemerere murakoze igihe Umutahira ahagurutse intore ayoboye izi ntore zari ku Karubanda zikaba zinjijwe mu zindi ngiye kuziha izina zihawe n'inkomezabigwi mu nyemeramihigo muri inkomezabigwi mu nyemeramihigo hejuru yo kubaha izina tubahaye n'ikivugo icyo kivugo nimara kukibabwira ndasaba abatoza babafashe musubiremo kibe koko ikivugo muzahorana igihe cyose muri nyemeramihigo muri inkomezabigwi mu nyemeramihigo zo mu ndatirwa kwesa imihigo za Rugerero mu nganji za Rubavu zirangwa n'ubupfura uburere ubuhanga n'insinzi muri byose ngaho musubiremo turi inkomezabigwi mu nyemeramihigo zo mu ndatirwa kwesa imihigo za Rugerero mu nganji za Rubavu zirangwa n'ubupfura uburere ubuhanga n'insinzi muri byose inkomezabigwi mu nyemeramihigo zo mu ndatirwa kwesa imihigo zo mu nganji za Rubavu zirangwa n'ubupfura uburere ubuhanga n'insinzi muri byose inkomezamihigo mu nyemeramihigo mihigo Rugerero yego kubera ko bari kukiga bose umutoza akora ibyazi abatoza mukomeze mu batoze ikivugo bakigira icyabo yego noneho barakoze cyane reka nsabe umutaramyi akomeze atoze izi ntore zinjijwe mu zindi barakoze cyane dukomeze tujye ijuru kugira ngo zo mu ndatirwa kwesa imihigo za Rugerero zo mu nganji za Rubavu zirangwa n'ubupfura uburere ubuhanga
n'intsinzi muri byose. Inyemeramihigo Turi inyemeramihigo z'umundatira kwesa imihigo za rugerero z'umunganje za rubavu zirangwa n'ubupfura uburere ubuhanga n'intsinzi muri byose. Inyemeramihigo Turi inyemeramihigo z'umundatira kwesa imihigo za rugerero z'umunganje za rubavu zirangwa n'ubupfura uburere ubuhanga n'intsinzi muri byose. aho ijoro rirakunze ibarutse imari imba z'abafozi yitwa mudasumbwa nanjye asimburwa ku rugamba n'ingabire imbere y'izindi nirumenyesha ufite umutoza ubereye u Rwanda uhorana umurava mu bikorwa byose ari imbere mu gushaka ibisubizo by'u Rwanda n'abanyarwanda ntirudasumbwa. Twese turirimbe ijoro rirakunze ibarutse imari imba z'abafozi yitwa mudasumbwa nanjye asimburwa ku rugamba n'ingabire imbere y'izindi nirumenyesha muze banyarwanda dufatanye twese twihesha agaciro dukomeze ibyacu mu gihugu dufatanye twese na rudasumbwa kubaka u Rwanda n'abanyarwanda. Amashyi amashyi twese. ibarutse imari imba z'abafozi yitwa mudasumbwa nanjye asimburwa ku rugamba n'ingabire imbere y'izindi nirumenyesha. aho tubwire imihigo bazagenderaho ahubwo duhamagare intore ku mukondo mu nyemeramihigo ihagarariye aba bose igaragiwe n'intore ku ruhembe rw'iburyo n'iyo ku ruhembe rw'ibumoso baze mu izina ry'izi ntore zose batugezeho iki imihigo. Yego kandi imihigo irakomeye ariko igize ute irashoboka. Murakoze abashitsi muteraniye aha ngaha mbanje kubasuhuza n'abanyeshuri bagenzi banjye yaba abamaze kwinjizwa aka kanya nkanjye uhagarariye abanyeshuri aha ngaha. Mbere na mbere amazina nitwa Kwizera Zashye, nagira ngo bagenzi banjye bamfashe duhe ikaze barumuna bacu. Ahangaha mu kigo cyacu nk'uko twitwa inyemeramihigo, ni ukuvuga ngo natwe abanyeshuri hari imihigo tugenderaho kugira ngo umwaka uzagende neza, tubifashijwemo n'Imana ndetse n'abayobozi bacu baduhagararira ahangaha. Ahangaha twese hamwe nk'abanyeshuri hari imihigo twahize twiyemeje kuzesa uyu mwaka, tuzibamurikira. Ni ukuba abanyeshuri bashoboye kandi bashobotse. Umuhigo wa kabiri ni ukuba abanyeshuri basukuye kandi baba mu ishuri risukuye. Umuhigo wa gatatu ni ukwirinda kunywa ibiyobyabwenge, kubikoresha ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'ibyo ngibyo. Uwa kane ni ukubaha amategeko y'ishuri n'amahame y'ishuri. Uwa gatanu ni ukwirinda urugomo, ubujura ndetse n'izindi ngeso mbi izo ari zo zose. Undi muhigo ni ukwirinda ivangura iryo ari ryo ryose
ndetse no kwitabira ibikorwa byose bijyanye na gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge. Undi muhigo ni ukwamagana uwo ari we wese upfobya ndetse akanahakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Undi muhigo ni ukwimakaza umuco wo gukoresha ururimi rw'icyongereza yaba hano mu kigo iwacu ndetse no hanze. Undi muhigo ni ugutsinda neza twese abanyeshuri 100% muri byose. Iyo ni imwe mu mihigo tuzagenderaho uyu mwaka kugira ngo tubyitwaremo neza, kugira ngo twese iyi mihigo hari n'indangagaciro ndetse na kirazira tuba tugomba gukurikiza. Duhereye ku ndangagaciro, indangagaciro ya mbere ni ukubaha Imana, indangagaciro ya kabiri ni ugukunda igihugu, indangagaciro ya gatatu ni ukunga ubumwe, indangagaciro ya kane ni ugukorera ku gihe, indangagaciro ya gatanu ni ukugira isuku, indangagaciro ya gatandatu ni ukurangwa n'ubumuntu. Nk'uko tumaze kuvuga indangagaciro, hari na kirazira tugomba kugenderaho. Abanyeshuri bagenzi banjye mumfashije ahangaha kuri kirazira, buri wese namusaba mu byicaro bye agahaguruka. Izi kirazira tugiye kuvuga, nzajya mara kuvuga kirazira ya mbere, twese tuvuge tuti kirazira cy'ubwo. Kirazira kikazira kikaziririzwa. Kirazira kubiba amacakubiri. Kirazira kikazira kikaziririzwa. Kirazira kudatinya Imana. Kirazira kikazira kikaziririzwa. Kirazira kurangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside. Kirazira kikazira kikaziririzwa. Kirazira kwiba. Kirazira kikazirizwa. Kirazira kudatinya umugayo. Kirazira kikazira kikaziririzwa. Kirazira gusubuka ikigo nta ruhusa. Kirazira kikazirizwa. Kirazira kwangiza ibyagezweho. Kirazira kikaziririzwa. Murakoze cyane. Bemeze ko bazayesa koko. Yego, nicyo gihe rero ngo bemeze cyangwa se basinyire banahige bagaraje berekanyaho. Hanyuma rero iyi ntango kabisa kugira ngo abatahira b'impande zose abahize imihigo basome kwiyina ndagira ngo murabibona yitse gato. Yego, ahoye ukuntu bariya bavumbi baje bisaba gutuza kuko ubutse sinzi ko ibintu warakoze bazatubagirwa. Mu izina ryanyu mwese gutangaza imihigo mufite ndetse bakanayisinya, ndabibashimira cyane. Iyi mihigo bamaze gusinya ni imihigo yanyu mwese, ari intore musanzwe muri iki cyanya cya Kinyemeramihigo, ari intore twakiriye uyu munsi, iriya ni imihigo yanyu mwese. Tuzayesa, tuzayesa. Iyi mihigo muzayesa. Tuzayesa, tuzayesa, tuzayesa. Muzayesa. Tuzayesa, tuzayesa, tuzayesa. Murakoze cyane. Iyi mihigo mumaze gusinya nayikurikiye neza, nasanze nayishyira mu byiciro bitatu. Igice cya mbere cy'imihigo mwasinye kiragaragaza
imigambi mufite yo kwiga cyane mugatsinda cyane, kuko nabibonye muvuga ko muzatsinda 100%. Muzatsinda 100%. Tuzatsinda. Murakoze cyane, muzatsinda 100%. Ariko nanone turifuza ko muri uko gutsinda mugira amanota meza yo hejuru. Sibyo? Ngira ngo twakunze kubibibutsa ko gutsinda neza bivuga kugira nibura amanota 60%. Kuko gutsinda n'uwagize 50 aba yatsinze. Ariko kugira 50 ntibihagije kugira ngo wimuke. Ubwo rero niba mwiyemeza gutsinda 100%, ni mutsinde neza. Tuzabikora. Yego murakoze. Kandi cyiza ni ikijyana n'imyitwarire myiza na discipline. Mwavuzemo ibintu byinshi, ntabwo ngiye kubisubiramo byose, ariko mwabivuze. Hari kubahiriza amategeko y'ishuri n'amahame, niko mwabivuze. Hari ukubahiriza igihe, ibyo mwabivuze. Hari ukwirinda urugomo, ubujura n'izindi ngeso mbi. Hari ukwirinda gutoroka ikigo, ibyo byose mwabivuze. Ibyo biganisha kuri discipline. Mwiyemeje kurangwa n'isuku ahariho hose. Mwiyemeje kuba abana bashoboye kandi bashobotse. Iyo mihigo ni myiza. Muzayesa. Hari indangagaciro na kirazira bigomba kubaranga. Indangagaciro na kirazira nabivuze, byose ni byiza. Indangagaciro ni nziza, muzikomereho. Kirazira koko nazo muzimenye, muzikomereho. Ubwo rero mbatangarije ko imihigo yanyu tuyakiriye twebwe nk'abatoza, nk'abarezi banyu. Ndabivuga ndi imbere y'abandi barezi bagenzi banjye. Bariya bana tuzabafasha kwesa imihigo. Muzabafasha. Yego murakoze cyane. No kuvuga ibyo bahize byose ntacyo dukoze nk'abarezi byabipfabusa, ntacyo byageraho. Niba bagomba kwiga bagatsinda 100%, nuko tuzaba twabahaye ibyo leta yabageneye. No kuvuga hari matière tugomba kuyibaha. Batambagire kandi batambuke baze gusogongera kugira ngo imihigo mushyitsi mukuru kuko hariya nahabonye ibindi byinshi mu kanya baraje babiserukana. Imeze neza. Nundi umwihariye nawe nasoze. Ubundi hari abatuye imeze neza. Barakoze cyane rero. Burya iki kigage ni ikigage bakinze mu masaka. Itorero umurage wacu nk'abanyarwanda. Mureke nshingura akarenge, nshira ubwoba, nshira igihunga, nshira amanga neza. Mfite amarangamutima akunze umutima wanjye ugubwemo. Mwese mbanje kubasuhuza barezi banjye, mwe nshuti zanjye. Bashyitsi mwese mwadusuye, mugubwe neza muri Isanga Inyemeramihigo nta gihunga. Muri iyi Isanga isa n'umuyange. Ngaho mwese munyumve, kuko naje ngamije gusenga ndashya abakunda inganzo bose. Naje nganza ngira ngo ndinde umurage wacu nk'abanyarwanda. Hambere mu Rwanda rwa Gihanga abahanga barahangaga, itorero rigatozwa maze abahungu byo n'abakobwa bagatwarizwa kuba intwari. Bwa butwari bwa bumwe, bwa bumuntu bw'abanyarwanda, bwa bwiza bwa hambere, bwa bwiza buzira umwanzi. Bimwe umuzungu yarebye agasanga umuco uduhuza, agashaka kuwuca iteka ngo tube ibice bizira igicumbi.
gicumbikiye umuco nyarwanda. Ibyo umuzungu yashatse byashize kera byabishikiye, maze ubwo ishyano ritaha i Rwanda, urwango rwuzura abanyarwanda, icuraburindi ricura u Rwanda. Gusa inkotanyi ntizatinze, zaje zikotanira ubumwe, ituze intsinzi by'abanyarwanda ngo bazahure wa muco wari waraciwe n'abera, maze umuco rwose ugaruka iwacu, buri umwe wese yumva atuje, amahoro menshi aratahwa, kwishyira ukizana biba i Rwanda, isano yacu isasirwa hose. Ubu mu Rwanda turatimaje, twatuje duteta twese, twahawe buri kimwe, umutekano burasagambye ko twambariye gutsinda. Niyo mpamvu uyu munsi twahujwe nk'abanyarwanda no kwakira intore mu zindi, nk'uko itorero ridutoza ngo umuco wacu tujye mbere, tonda tugatoye guhaba dutoye iwacu, naho ubutaha tuzasubira. Yari njye simba isa n'umuyange, isangwa isanga isa na Rusine, kuko yasizwe gusiga hose, ikabisigwa na se wa bose. Igihugu cy'u Rwanda cyahoze ari igihugu cyiza, abari bagituye barafatanyaga mu mirimo yose bakoraga, bakajya inama mu byo bakoraga byose. Abanyarwanda bo hambere barangwaga no kugira indangagaciro, aho batorezwaga kurangwa n'indangagaciro na kirazira, gutera amacumu n'ibindi. Abakobwa nabo bagatozwa kuboha, kudoda no kugikorera, bityo itorero rigafasha igihugu mu gutoza abanyarwanda bakarangwa n'urukundo ndetse n'ubunyangamugayo, kugira ngo abantu barusheho kwishima. Umwami yateguraga ibirori agatumira abaturage bose, ariko ikibabaje ni uko ibyo bitakomeje kugenda gutyo. Wakwibaza ngo byaje kugenda gute? Ngo wa muco bakigabanya ibihugu bimwe na bimwe bakabitoteza. Ntibyatinze bava ku izima abaha ikaze, ariko nubwo yabahaye ikaze, hari bimwe mu byo abazungu bashakaga ibyo byose bizaba. Baje bazanye ibintu bitangaje ndetse by'akataraboneka, bari bitwaje indorerwamo, bakereka umwami yabona isura ye akishima cyane. Kuko bari bafite n'isukari, umwami yanyunguta akumva biraryoshye, akaba atangiye kwigisha abanyarwanda ko atari bamwe. Batangira kubigisha amacakubiri ndetse babashyiramo n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ntibyatinze bari bararikuyeho. Uko iminsi igenda ihita, abami bavaho bakimika abandi, igihe cy'ingoma ya cyami kirushaho kwiyongera. Abazungu babonye bimaze kuba bibi cyane, barahunga
basubira iwabo. Abandi banyarwanda bamwe na bamwe nabo barameneshwa bahungira mu bihugu byo hanze. Ubwo Perezida Habyarimana Juvenal yari amaze gupfa, igihugu gicura umuborogo, abantu baricana, jenoside iratangira byeruye, amaraso ari menshi mu gihugu. Bamwe mu banyarwanda bari hanze y'igihugu, intwari zigafasha ababuriyemo ababo, bakora uko bashoboye. Abakoze jenoside barahanwa, zongera zigarura bwa bumwe bw'abanyarwanda, urukundo rwongera kuza hagati mu banyarwanda. Tukaba tubashimira bwa byinshi bakoze kugeza ko tukaba tugeze n'ubu ngubu. Turongera gushima ko bashyizeho itorero bakongera bakarigarura, ubu Koleji ya Gisenyi i Nyamirambo akaba ari ikigo cy'ubutore mu Rwanda, aho dutorezwa umuco, gukunda igihugu no kugikorera, tukimakaza ndi umunyarwanda. Reka tugana ku musozo tubereke mu byo dutorezwa hano mu itorero rya Koleji ya Gisenyi Nyamirambo. Turagaruka mu kanya mumaze kureba urugero. Bajya mu cyerekezo 2050 hakaba n'isibo ry'ubunyarwanda. Ubunyarwanda ni abanyarwanda bakoraga icyo gikorwa cyo gusigasira igisenge cyangwa se kugarura igihugu mu mutekano. Hakaba n'isibo ryo gukunda igihugu, gukunda urwababyaye, u Rwanda rwababyaye. Hakaba n'icyerekezo cyo gukunda kuko bishakiraga inzira nubwo zaga zitoroshye, kuko bari abahanga cyane. Mukomeze mwirebere. Barakomeza, bari bafite ubayoboye ari we nkingi mwikorezi izirusha intambwe. Barakomeza, byari bigoye cyane ariko bagombaga kubigeraho. Nk'uko mubizi, uru Rwanda rwacu cyangwa se iki gihugu cyacu ahantu kigeze, kihageze kandi gikomeye cyane. Ariko icyerekezo baganamo ntabwo banyuraga mu nzira igororotse. Amasibo bakoreramo harimo ubwitange, hakabamo rwa rugendo rukomeye cyane rwose. Duhereye aho icyo cyago cyabereye ndetse no kugira ngo bakuremo icyo cyuho, murababona ntago nabo uburyo bagendagamo ntago bwari bworoshye cyane. Bamanzaga bumvikana kuyakora ibyo bumvikanyeho kugira ngo badatatira igihango, bakongera bagasubiza igihugu. Baracyakomeje, ntago bagomba kurambirwa. Mubaha amashyi akomeye cyane rwose kuko bakoze igikorwa gikomeye cyane. Murabona ko aho kigeze na n'ubundi ari umutekano kubera ko bishize hamwe ngo zarishije bugeshi buto na bukuru, zikukana mu rwangara rw'imigeshi, zishukana mu tubumbiro twandoranyi, tumura agatabi zigira urubingo, vugiriza agashoka impeta irakomati, imbere y'amahembe hamera amanoni. Nahaye inka Sitive, n'inka nziza ifite amumo y'igishega, yabira neza nkarubyiruka nanjye ndayikunda, bizubazane kuyireba. Ntago no kubyinira nabi, no gutaramira, sino kugomwa amagambo. Inshuti zawe ayembe n'agace kaje,
mugoro ayembe azanya baremera ayembe eke nivugire ayembe nivugire mubare harimo bisenga undi kwari Theogene umukuru wabo tiye ingoma n'amahanga nikomera n'umuca mwe nonewe atakwari biganza biga bamariza atanga inka buri kwezi akishurwa buri mwaka mwe nonewe muze tuyiceneza kitwa baburatwari cyangwa inkanuramazi kandi duhari twese mwe nonewe inkanuramazi ariko kandi duhari twese imbere. Amazina nitwa Rwakineze Toko Steven, nkaba ngiye kubabwira amwe mu mazina y'inka z'iwacu Nyemeramihigo. Ndaje rugaragara neza rubonekana inyindi iwacu bankundiye kudatinya kwangiza ingangare ndi mwene Rugero ndaje. Singenda kimwe n'iminsi ahubwo ngenda kimwe n'inyamibwa ndi Rwamurura birara ndi Rwamucengera inkubito guma yamenye amata akarusha ubupfura w'inka ishirimerera mu jisho ryayo ryiza kandi igakurikiza ijwi rye mu mutuzo. Ndavuga inka y'ubutoni itazigera itatira igihango cy'umuryango wigabiye, inka yamaye amahoro ikama n'icyubahiro cy'abakurambere. Ndavugira inka yanjye inka nahawe abarere bahawe na papa. Murakoze mutahira mukuru, ndabasaba mu nkore mu ruhanga mumpe umugisha dore ko muri ababyeyi bacu. Ichara kumeza naroji mwumva ningeriwa ichara kumeza ndavuga iyewere n'abarezi nkundi ichara kumeza bisenga mwumva iyewere nimukunda cyane ichara kumeza Theogene mwumva iyewere ayobora neza ichara kumeza ndavuga iyewere na mukuru wabicara kumeza Tiene mwumva iyewere ni mukuru wabicara kumeza ndavuga iyewere bani materi ichara kumeza Fabie mwumva iyewere na n'intore nziza ichara kumeza Ildefonsi mwumva iyewere nidirija wacu ichara kumeza ndavuga iyewere n'abari mu nkundi ichara kumeza agafaranga mwumva n'umwari mu nkundi ichara kumeza kabanaga mwumva yayigisha neza ndavuga nona kanizi mwumva atudutsa ducurangira ichara kumeza iyorere none ichara kumeza muze dutarame iyewere nankabayite ichara kumeza iyorere none iyewere tugahogoma ichara kumeza kumgesuri ubwiye data baziragenega neza amanzi kavuga ndi mu Rwanda bitore mwiza ariko akasponya abone kwa waza iki ariko ntimamenye neza mu Rwanda n'urugogo mu bikingira inyane zo amwogeze kubyansi mu kamera kunze mu kino kucuka inyone kana abantu bari abaturura
nimukenyere mukomeze irakomeje beniganya shaka ibisubizo nesiranya binyobere nkore neza bandebereho aho niyo turaje ntore Rwanda tuze kujyana neza n'amashyi n'ingoma twakira intambwe y'intore y'ingabo nziza turirimba turaje intore z'u Rwanda inkone z'abigwi turaje ingabo nziza turirimba turaje abadahinyuka duseruke dufite ishatse twizihiye n'ibigwi byacu turamasonga tigeza songa imwemeza bigwi turaje intore z'u Rwanda intore z'u Rwanda inkomeza bigwi turaje ingabo nziza intaramuruzwa turaje abadahinyuka kubi turigomeza migwi mu Nyamiramihigo turigomeza mihigo we
mbashimire biragaragara ko mwatoje nongera gusaba ngo twongere duhuze ibiganza dushimire umutoza w'ikirenga w'itorero ry'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika wemeye akagara itorero mu Rwanda n'amashyi menshi rwose yarakoze. Biragaragara ko dufite intore, dufite ingabo, nta wadutera ntaho yaturuka. Ukurikije uko izi ntore ziri aha ngaha uburyo kiziyeretse biragaragara yuko iki cyanya mwafashe umwanya muratoza pe. Ntago twabura kubivuga kuko biragaragara amaso araguwara uraha wese yabonye yuko aba bana hari icyo bungutse. Izi ntore zinjijwe mu zindi zahawe izina, zahawe ikivugo, zihabwa indangagaciro zigomba kugenderaho zongera kwibutswa. Nkuko n'ubundi mu itorero mbere abanyarwanda babagaho bumvikana barangwa n'ubumwe, n'ubundi izi ntore zirazongeye kwibutswa ko ubumwe bw'abanyarwanda ari zo mbaraga zacu. Nkuko tukunda kubivuga, nta bumwe ntacyo twageraho. Nkuko abambanjije byose babivuze, ubwo abazungu bazaga n'ubundi bashatse kugira ngo batanye abanyarwanda bone nuko babayobora, mbatanye mbayobore. Buriya abantu badashyize hamwe nta kintu twageraho. Iyo tugiye rero dutoza umwana imyaka afite buri wese agatozwa, bigaragara ko tuzabona umuryango muzima kandi utekanye urangwa n'indangagaciro n'umuco nyarwanda. Ngira ngo abatume hano turi benshi, ibigo by'amashuri, abayobozi barahari. Byaba byiza n'ahandi naho rwose uyu muhango wo kwinjiza intore mu zindi nawo muwugize umuco, kugira ngo abana buriya iyo bageze mu miryango iwabo buriya hari isomo bajyana, bakavuga bati ku ishuri twagize igitaramo turasabana, hari ibyo batubwiye, intore zinjijwe mu ibi byose n'ubundi baragenda bakabibwira ababyeyi. Bigaragara yuko umuco nyine n'indangagaciro aho ngaho bari bazitojwe. Ntavuze byinshi rero, n'ubundi nkomeza kubashimira mu izina ry'ubuyobozi bw'umurenge wa Rugerero, n'ubundi mu bufatanye mu nshingano nyinshi ziba zihari. Iyo batabonetse abahari turaboneka. Nzababwira ngo mwarakoze kandi mwaratoje, murakoze cyane. twabyeretswe n'Imana.
ntituzahemukirana urukundo ni ingenzi urukundo urukundo ni ingenzi n'umutako mu Rwanda hose ni gahuzamiryango ni ishingiro ry'ibyiza nk'uko twabitoje twahuje abashyitsi bacu abakoreshe n'abadusura twateretse n'Imana ntituzahemukirana urukundo ni ingenzi n'umutako mu Rwanda hose urukundo ni ingenzi ni ishingiro ry'ibyiza urukundo ni ingenzi urukundo ni ingenzi n'umutako mu Rwanda hose ni gahuzamiryango ni ishingiro ry'ibyiza nk'uko twabitojwe twahuje abashyitsi bacu abakoresha n'abadusura twabyeretswe n'Imana ntituzahemukirana urukundo ni ingenzi n'umutako mu Rwanda hose urukundo ni ingenzi twabyeretswe n'Imana ntituzahemukirana urukundo ni ingenzi kuraza kurinda ibaba ryahinda iwe basore muri mu gikinga muri Nyange ruganira Nyange ruganira abakobwa muri mumbere muri Nyange ruganira Nyange ruganira nibanza bakuza mu bupfura nzajya nzaha wowe nsabira we uransabira akayama Hai yewe nyirahinga ingamasa 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 ibiribwa kandi ingamasa ingamasa intango ingamasa intango ingamasa 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 kuwa gatanu ingamasa 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 kagera ikundano ingamasa 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 kuzibukira ingamasa 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 Agasa
n'ishingiro ry'ibyiza nk'uko twabitojwe twahuje abashyitsi bacu abakoreje n'abadusura twabyeretswe n'Imana ntituzahemukirana urukundo ni ingenzi urukundo urukundo ni ingenzi n'umutako mu Rwanda hose ni gahuzamiryango n'ishingiro ry'ibyiza nk'uko twabitoje twahuje abashyitsi bacu gusa ntikitanagaruka amara muzakingiye ku buryo agurutse gihe kenshi mubaragarutse ngenda y'Imana y'umunsi y'abatanishwa ndagiye ariko muri nzagaruka gahunda ni yayindi ni amani yetu unarebye ngo tugiye mu birugoye n'ubuvuze nsanzwe kumvira nawe urabizi gusa igihugu ubona nkiri mu mwenda gifite byinshi byo kwitura akagicira amaboko yombi ntakirimo nzitwa umunyamahanga wibuke kingira niga tubona twese naho byavuga ikibegera n'ibirunga mawe ibyo kumugabo ntibyoroshye wenda gusa nanone kwimbwa ndanze ndamutse mpinduye umwanzuro wanjye naba ntego niyo mpamvu ngenda sinziriye umutima mu nda fatirye niyo mpamvu ngenda sinziriye shyira umutima mu nda fatirye iburyo uwo munsi wari imperuka kuri so mwana wanjye byihorere twahagurutse ahubwo dutangira urugendo rurerure tugoswe n'ibirukumburiro mpaka mu birindiro byacu